Mbokuri je kwambara neza nibisanzwe kuri Radio Star. Hano rero twaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye Deshawe Party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Umushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nkuko kera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe. Twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Uyu ni wa mwanya mwiza tubageza amakuru menshi atandukanye ajyanye na fashion ndetse n'ubuzima busanzwe. Ngende ya Center uw'amahoro, kiganiro ni Tsapa Fashion Show. Ntugera hujya. Ikaze nanone rero mu kiganiro nizere ko mwagize icyumweru cyiza nkuko mubimenyereye. Reka dukomeze n'agace kacu kabanza ariko fashion and lifestyle news. Umunsi rero reka duhere ku nkuru ya Kigali Fashion Week. Iki ni igitaramo cyerekana imideri y'abahanga imideri ba hano mu Rwanda, kikaba kimenyerewe cyane cyane mu Rwanda ariko kikaba cyaragutse gisigaye kinabera mu bihugu bitandukanye ku isi. Reka rero tubwire ko mu mwaka washize wa 2018 iki gitaramo cyari cyabereye mu Buholandi, bikaba rero muri uyu mwaka wa 2019 ku nshuro ya mbere kikaba kizabera ku mugabane wa Aziya. Aha rero akaba ari izabera mu gihugu cy'Ubuyapani mu murwa mukuru wacyo w'i Tokyo. Abategura iki gitaramo kandi bakaba baranatangaje ko muri uyu mwaka turi mu wa 2019 banategura kandi ibitaramo bitandukanye harimo kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York ndetse no mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Montreal. Tubibutse kandi ko iki gitaramo kizabera i Tokyo mu Buyapani kizaba mu mpeshyi z'uyu mwaka wa 2019. Iyindi nkuru rero akaba ari inkuru ya 10 years challenge. Mu minsi ishize rero mukaba mwaragiye mubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye bapostinga amafoto yabo ya kera mu 2009 mu myaka 10 ishize bayagereranya n'amafoto y'uyu mwaka wa 2019. Aha rero hakaba haragaragaye amafoto atandukanye y'ibyamamare y'abamurika imideri y'abaririmbyi. Akaba rero muri Afrika icyagaragaye cyane ku gitsina gore nuko bitukuje. Aha rero hakaba amafoto menshi bagiye banapostinga ubona basa nkaho banabyishimiye cyangwa ari ikintu bagezeho. Ibi rero bikaba byarasize commentaires zitari nkeya zinenga uburyo abanyafrika bakomeje kugaragaza uburyo batishimiye uruhu rwabo rwirabura bakarutukuza kandi nyamara birengagije ingaruka mbi zishobora kuzaba mu minsi iri imbere. Reka dukomeze n'agace gakurikiyeho ka Fashion Academy. Uyu munsi rero muri Fashion Academy abagore n'abakobwa ntimujye kure, tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi umuntu atakwirengagiza agura urukweto rwa High Heels. Nkuko mubizi rero High Heels cyangwa se haut talon, urukweto rurerure ni inkweto abagore bakunda zijyana n'ibintu byinshi, zijyana n'ibirori bitandukanye, akazi umuntu yambara akaba arimbye ukabona arasa neza koko. Ariko kandi nanone ntago twakwirengagiza ko amagara yacu aruta kurimba, aruta kugaragara neza. Reka rero dukomeze n'icyambere. Ikintu cyambere rero ugomba kureba ni umwanya ugiye kugura rwa rukweto rwawe. Ikiza rero ngo ni ukugura urukweto mu masaha yigiye hejuru, bitari nijoro ariko nanone atari mu gitondo, kuko amasaha yigiye hejuru nibwo umuntu aba yamaze gukoresha muscle cyangwa se inyama ze. Hanyuma muri icyo gihe rero iyo uguze urukweto nibwo wumva koko uzarushobora, waba unaniwe cyangwa se utananiwe, haba mu gitondo cyangwa se umunsi wakuze, ukamenya ko uzabasha kuzigenderamo no kuzambara umunsi wose zitakubangamiye. Icya kabiri rero ni ukwipima inkweto zawe. Hari uburyo rero bwinshi busigaye bwaraje bwo kugura inkweto, tuzitumizaho, tuzigura online, zikaza ukashyiramo nimero y'urukweto wambara cyangwa se ibice wambara bitewe na marke ugiye kugura. Reka rero mbabwire ko kwigera urukweto ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko bitewe na marke y'urukweto hari ubwo nimero, tuvuge niba umuntu yambara 36 cyangwa se 38 y'urunguru itangana na 38 y'urundi. Niyo mpamvu rero ngo biba byiza cyane iyo uguze urukweto wigeze, kugira ngo niba waranaruguze kure cyangwa wararutumijeho bitazakugora urusubizayo cyangwa se rukaba rwagupfira ubusa ntuzarwambare.
icya gatatu rero ni ukwigera nanone ariko none ukigera ibirenge byombi. Ushaka kuba rero utari wabyumvaho cyangwa se wumva ari ibintu bitangaje, ariko ntabwo ibirenge by'umuntu ngo biba bingana 100%. Niyo mpamvu ngo biba byiza rero kwigera ibirenge byombi, hanyuma ikirenge kinini akaba ari nacyo ugura izo nkweto ugendeyeho. Ukagura urukweto ugendeye ku kirenge kinini, hanyuma ahubwo urukweto rutoya ukarwongeramo agatapi kugira ngo narwo rugukwire, ariko ntugure urukweto ugendeye ku kirenge gitoya kubera ko gishobora kuzarya. Izo nkweto zishobora kuzarya ikirenge kinini bikaba byakunanira kuzambara zikagupfira ubusa cyangwa se ukiyangiriza amano. Icya kane rero ni ukugura urukweto ukurikije aho uzarwambara. Inkweto rero ntago tuzambara igihe kingana. Urukweto wambara mu bukwe cyangwa se urukweto wambara mu kirori ndetse n'urukweto wambara mu kazi ntago bihuye. Urukweto rwo mu kazi ni urukweto wirirwa uhagazemo, urukweto wirirwa ugendamo bitewe n'akazi ukora, mu gihe urukweto rw'ubukwe cyangwa rw'ikirori ushobora kurwambara umwanya muto ubundi ukaza kumara wicaye cyangwa se ntuze kurwambara amasaha yose y'umunsi. Niyo mpamvu rero hano ugomba kwitegereza ukagura urukweto rutazakuvuna, rutazavuna umugongo, rutazakubabaza imitsi, rutazakuvuna amaguru cyangwa se ukaba wanatsikira ukagira ikibazo kubera ko warugendesheje igihe kinini. Aha rero ni byiza ko niba ugiye kugura urukweto rw'akazi cyangwa se urukweto uri bwambare umunsi wose urugenderamo, wagura urukweto rutari rurerure cyane cyangwa se rufite double tano cyangwa se ukagura zifite tano ireshya arizo bita wedge. Ubusanzwe rero ikirenge nicyo gihagararaho ibiro byose by'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo wigije hejuru agatsinsino, amano niyo abasigaye afata bya biro byose. Niyo mpamvu rero kwigiza hejuru cyane agatsinsino kandi ukamara umwanya munini uhagaze cyangwa ugenda bivuna imitsi, bivuna umugongo, birababaza ndetse n'ikirenge, ukaba rero wakwiyangiriza. Niyo mpamvu rero biba byiza kwambara urukweto rujyanye n'akazi ukora, rujyanye n'amasaha uri burwambare n'uburyo uri burugenderemo kugira ngo utaza kwiyangiza kandi ugumugaragara neza. Gatanu rero ari nacyo cyanyuma ni ukuguma umenya uko ikirenge cyawe kingana. Burya rero ngo n'ikirenge kijya kibyibuha. Ari ukuvuga ngo uko ubyibushye nacyo kirabyibuha, wananuka kikananuka bitewe n'inkweto umaze iminsi wambara, kikarambuka cyangwa se kikaba cyakwegerana. Niyo mpamvu rero ahangaha ngo ntabwo ugomba kuguma uvuga ngo nambara nimero kanaka, ahubwo ugomba uko igihe kigenda kigera ukajya upima noneho cya kirenge cyawe ukamenya ngo nambara kangahe koko, ntujye uhora ugura urukweto kuri ya nimero ukaba wariska ko rutazagukwira. Ibyo rero bikaba ari ibintu wazirikana mu gihe uri kugura urukweto rurerure, high heels cyangwa se talon mu ndimi z'amahanga. Reka dukomeze n'agace kacu ka interview. Uko bimenyereye mu gice cyacu cya interview tuba tubafitiye abatumirwa batandukanye badufasha kumenya byimbitse ibijyanye na fashion. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye umunyamideli abantu benshi bazi, tukaba tugiye kumuha ikaze mu kiganiro cyacu agatangira twibwira, tukabona kumubaza ibindi bijyanye na fashion. Ikaze mu kiganiro Tsapa Fashion Show. Watangira utwibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nitanga Olivier, aba ndi fashion designer hano mu Rwanda. Brand yanjye akaba ari Tanga Design. Irakoze cyane Nitanga. Ntago nzi niba Tanga byaravuye mu izina ryawe, se watubwira Tanga ryavuye hehe? Tanga njya gushaka kuba nakora brand, numvaga nshaka ikintu kigaragara cyane. Kumva Tanga umuntu henshi yumva ko ni ikinyafrika cyane. Tanga yavuye muri Nitanga, nkuraho niyi hasigara Tanga ni inshinga yo gutanga. So Tanga Design ni gutanga design nyine mfite, kuko buri uko ntekereje design mba numva nahita nyishushanya umukiriya uje wese mwereka igihangano gishyashya. Ese Nitanga mu buzima busanzwe kuyo kuba ari umudesigner ni muntu ki, angana iki? Batubwira wowe ku giti cyawe nyuma hanze ya fashion ni muntu ki? Ndi umuntu ukunda guseka, nkunda fashion n'ibijyanye nayo, nkunda kureba ukuntu abantu bambaye kabone n'ubwo wenda nanjye bandeba, nkunda gutera comment ku bintu abantu bambaye cyane cyane bitewe n'ahantu nagiye, nkunda kubikurikirana, nkunda gukurikirana fashion police zo hanze rimwe na rimwe iyo nabonye akanya.
umuntu ukunda gusabana na bagenzi banjye. Urakoze cyane. Ese tugaruke muri fashion noneho. Ese Tanga ibihangano bye byose bikorerwa mu Rwanda cyangwa hari n'ibyo turazana bivuye hanze akabicururiza mu Rwanda, bimeze gute? Ibyo mvana hanze ni amatisi, kuko nkitekereza design ngomba gutekereza na tisi nzayikoramo, ko cyane cyane niyo ndi kudesigninga umwenda ngomba gushyiraho ama details nkeneye. Ubwo rero nta handi ushobora kuyasanga, hari igihe material nangaho zibura, bikaba ngombwa yuko ujya hanze kujya kuzana iyo ubona bijyanye neza n'igihangano ushaka. Tukiri aho ngaho uvuze ko hari ibikoresho bitandukanye utumiza mu mahanga. Hari polisi yo muri Minicom igabanya imisoro ku bantu bakora made in Rwanda, ngira ngo namwe muko muri mu bakora made in Rwanda. Ese yaba yarabagezeho, yaratangiye gukora, ikorite, muyibona muti? Polisi ya made in Rwanda twagiye tugira inama nyinshi twagiyemo z'aba designer, tuvuga ku mbogamizi z'amatisi. Hari abantu bajya kurangura amatisi basigaye bagerageza, nabo twarabegereye, bamwe turababwira mujye muzana ubwoko bw'aya matisi, abakiriya bacu barayadusaba, cyangwa se ugasanga nawe ubwo iyo ikoze abakiriya barayikunda kurushaho. So byatumye hari amatisi basigaye bazana, bikaba ngombwa yuko hari ibyo tutatuma hanze. Ariko mu kujya hanze numvishe ngo bagabanyije imisoro, biracyari muri process, kuko ntabwo wafata buri muntu wese ukeneye kujya kuzana ikintu kabone nubwo yaba agiye kujya kuzana byibuze ibiro nka 20 bya tisi ngo uvuge ngo uramuha icyo gipapuro. Nabo ngira ngo biterwa na hari criteria bagenderaho kugira baye bakigwa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu wese abyutse mu gitondo ngo fashion designer bagiye kumuhereza icyo gipapuro, ntabwo byakora. Donc no kuvuga ngo nubwo ihari, ariko hari ibyo namwe musabwa kugira ngo mubashe kuba mwakwaccessinga kuri iyo gabanyiriza ry'imisoro. Urumva bashobora kuvuga ati turagendera kuri wenda toni zingana gutya, cyangwa se urazana kontineri, urumva, cyangwa se igice cya kontineri. Sinzi uko babigenje bakurikiza ibyo, ariko numva atari ukuvuga ngo buri muntu wese arabyutse mu gitondo barakimuhaye, byateza akavuyo. Ngira ngo n'abadukurikiye barushijeho kumenya ko kugira ngo wemerwe nk'umuntu ukora made in Rwanda, ubihabwa uburenganzira, ubashe no kujya kuzana ibintu mu mahanga, ugabanyirizwa iyo misoro, hari icyo bisaba. Hanyuma se mubona mute noneho igurwa cyangwa se uko abanyarwanda bitabira ibihangano byanyu? Abanyarwanda barabyitabiriye cyane, kuko hasigaye umunyarwanda atekereza kujya ahantu, agatekereza kudodesha, hakaba n'undi uvuga ati ndashaka ikintu kiri ready gikoze, akaza akatugana, akaba yaza akagura mu bihari, cyangwa akakubwira niyihe collection nshyashya iri gusohoka ko nshakamo nk'imyenda runaka. Bamaze kubyitabira cyane, si nk'imyaka ishize. Tanga rero hano mu iduka ryawe twagiye tubonamo imyenda itandukanye, ariko cyane cyane y'abagore cyangwa y'abakobwa. Ese abagabo bo haba hari imyambaro ujya ubakorera? Abagabo nkunda kubakorera cyane, ariko cyane icyo nabonye ku abadamu iyo akunze kugenda ahantu agenda aherekejwe n'umugabo we akenshi, cyangwa umushuti we, cyangwa umudriver we. Usanga iyo abonye wamukoreye neza nawe aramubarizaho ati se njye mwabasha kunkorera, ukamwereka samples. Hari n'ubwo mba mfite kubishushanya, akenshi niho nkunda kuberekera, cyangwa iyakoze kandi yanyereka uwakoze, nkamwereka, yabona ari mwiza kandi none nanjye mushobora kunkorera. N'abagabo turabakorera. Ujya ubakorera imyenda imeze gute? Kuko wenda iyo uvuze ngo umwambaro w'abagore bagira imyenda myinshi cyane. Ikanzu, wenda kuvuga ngo ikanzu ishobora kuba nambaye ikanzu n'akana kambaye ikanzu, twese twambaye ikanzu ariko zidafite ahantu hamwe zihuriye, rumva bagira imyenda myinshi. Abagabo bo ubakorera iyihe myenda? Abagabo amakositime, amapantaro, amashati. Abagabo urebye style z'abagabo ziri limited kurenza iz'abadamu. Umudamu ashobora kwambara kositime akaberwa, ashobora kwambara imyenda y'abahungu akayijyanisha n'iy'abakobwa akaberwa.
abadamu imyenda yabo ni myinshi ku buryo abagabo bafite imyenda ibaritse, ni amashati, ni amapantaro, ni imipira, ni amakabutura, kositime, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihe abadamu ashobora kureba n'umwenda w'abagabo akawukunda, akavuga noneho munkorere ko sentire imeze uku, akayishyiraho ku ntugu ari nini, bikaba ibyo ari nini iri loose cyane, ariko ukabona ukuntu abyambaye bibaye byiza kurushaho. Ese ni uwuhe mwihariko Tanga fashion designer afite gitandukanye n'icy'abandi? Buri mu designer bafite umwihariko we, gusa nkanjye buri uko mbyutse mba nagize inspiration cyangwa nkagira inzozi. Ubwo akenshi kubera fashion nayigize part of my life, numva buri uko ntekereje ikintu hanigendeye bijambo nkumva ndishakamo design, ahita nyishushanya kugira ako ka idea gato nkabishushanya nkabidevelopa. Imyenda yanjye nkunda kuyishushanya nkayiha process yayo, usanga nyine ni umwihariko wanjye abantu benshi badafite. Ese hari ubwo nshobora kubona umwenda n'urugero nkahita mvuga nti uyu mwenda wakozwe na Tanga? Ibyo biterwa na collection ndimo ndakoraho, kuko bitewe ntago navuga ngo ndafata tisi runaka nyiharire usange nibwo buzima. Niyo myenda ndi gukora abantu barabihaga, biba ngombwa yuko ugomba guhindura bitewe na season mugezemo, ugomba kugira utuntu uhinduraho. Kuko nk'amatisi ubu ngubu ndi gukora muri collection nshyashya yanjye, hari abazaza bakayabura kubera iki mba narazana ibintu biri limited. Ese Tanga mu mwuga wawe nizihe mbogamizi ugenda uhura nazo umunsi ku munsi? Imbogamizi imbere twajyaga tugira zari iz'amatisi. Nka mbere wasangaga tisi twajyaga kugura, wasangaga ari ubwoko bubiri bw'amatisi bwabaga buhari, cyangwa se inyinshi ugasanga ni iz'abagabo. Imyenda y'abagabo ntabwo wayikoramo ikanzu y'abadamu bitewe n'ubwoko bwayo, biterwa n'iyo ushaka gukora. Wasangaga ari imbogamizi, ariko ubu ngubu bamwe turabegera twababwira muzaza n'iyi bitewe na budget yawe ufite. Ushobora ukavuga ntabwo kwezi ndabona bitari kuvamo, ntabwo wajya ukenera buri tisi ngo wumve ushaka kujya hanze kujya kuzizana. So twavuganye nabo bagenda bazizana. Material zari imbogamizi. Ikindi kugira abanyarwanda bumve ibyo dukora, ariko ubu ngubu umuntu ujya kubona ukabona arakwandikiye avuye hanze, noneho nakubonye kuri Instagram numva nshaka kwambara ikintu cyakorewe mu Rwanda ukamukorera. So byaraje. Ni ubuhe butumwa rero waha abantu bakurikiye Tsapa Fashion Show uyu munsi wowe nka Tanga? Abantu bakurikiye Tsapa Fashion Show, ubutumwa nabaha ni uko mwatweretse urukundo ko made in Rwanda musigaye muyikunda, kandi abantu barabakurikira cyane. Nkumva nagira n'inama abantu bafite kuba fashion designer. Hari aba fashion designer bavutse kubera kumva ijambo made in Rwanda, kumva nawe ni fashion designer, ariko numva umuntu yagakurikiye inzozi ze kurenza gukurikira ibigezweho. Murakoze cyane rero Tanga, reka kandi tubifurize amahirwe masa mu mwuga wanyu. Murakoze cyane. Mwakoze kudukurikira rero, reka dukomezanye n'ibindi bice bya Tsapa Fashion Show. Mwabashije gukurikirana ndetse no kunyurwa n'umutumirwa wacu w'uyu munsi. Reka rero twikomereze n'agace ka Pro Tips. Muri Pro Tips rero uyu munsi twaba tugiye kureba utuntu dutoya dushobora kugufasha kwambara urukweto waguze muri iyi minsi. Hari ukuntu ugura urukweto online rwaza ugasanga hari nk'ukuntu bidahura neza, ni rutoya ho gato cyangwa se rugukwira ikirenge kimwe urundi ntirugukwira neza. Tugiye kureba rero utuntu dutoya wakora kugira ngo urukweto waguze urukunze rutagupfira ubusa, ahubwo uzabashe kurwambara. Reka dukurikire. Uko tekinoloji igenda itera imbere niko yitabirwa na benshi. Uyu munsi abantu batari bake bahaha ibintu bifashishije internet cyangwa se murandasi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Aha rero harimo n'inkweto, ariko kubw'amahirwe make kubera ko abantu baba batazigeze zikaza zitabakwira, ari ntoya cyangwa se zifite utundi tubazo dutandukanye. Aha rero tugiye kurebera hamwe uburyo bune bworoshye wagerageza kugira ngo urukweto ruto rukurye cyangwa rukubangamiye ubashe kurwambara.
Uburyo bwa mbere rero ni ukugerageza kwambara izi nkweto mu rugo, mu ngendo ntoya ugenda ukora mu rugo, cyangwa se byanaba ngombwa waba ubishoboye ukabyina. Ushobora kandi no kuzambara gusa wiyicariye mu buryo bwo kuzimenyereza no kugira ngo use n'uzikweduramo zirekurane. Uburyo bwa kabiri ni ukwambara za nkweto noneho ukagerageza kuzishyiramo amasogisi, byaba byiza ayo masogisi akaba ari manini kugira ngo uko uzambaye uko uri kuzimenyereza za nkweto zirekurane noneho mu buryo bugaragara. Uburyo bwa gatatu ni ukwambara aya masogisi noneho manini muri rwa rukweto, noneho ugakoresha icyuma kizwi nka seshi cyumisha imisatsi y'abagore. Hanyuma wa mwuka ushyushye wo muri ya seshe ukaba wakoroshya uruhu rw'urukweto, hanyuma rukarekurana mu buryo bworoshye. Uburyo bwa kane nabwo bwa nyuma, ushyira amazi mu isashi ya plastique, ubundi ugashyira muri za nkweto zawe ukigiza imbere neza ku buryo bigerayo. Hanyuma za nkweto zawe ukazishyira muri firigo zikamara byibuze ijoro rimwe. Mu gitondo ukazishyira ku ruhande nanone indi minota 20, ubundi ugakuramo ya shashi ukambara urukweto rwawe rugukwiriye neza. Ubu rero bukaba ari uburyo bune wagerageza kugira ngo urukweto rwawe rutoya rukurya cyangwa se rukubangamiye ubashe kurwambara rutagupfiriye ubusa. Ibyo rero akaba byari ibintu bitoya bishobora kugufasha nawe mu rugo uramutse uhuye n'akabazo nka kariya. Reka kandi nizere ko Tsapa Fashion Show ikomeza kuborohereza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kanshimira rero by'umwihariko Hotel Villa Portofino iherereye Nyarutarama iba yaduhaye ahantu heza cyane ho gukorera ikiganiro nk'uko namwe mubibona. Reka rero kandi nkwibutse ko uramutse waracikanywe n'ibiganiro bya Tsapa Fashion Show byatambutse wabikurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo Tsapa Fashion Show, ugakora subscribe hanyuma ukabasha kureba ibiganiro byatambutse ndetse n'ibindi dushyizeho ukajya ubasha kubibona. Reka rero tunakubwire ko wakurikirana gahunda zacu zose kuri social media, kuri Instagram ndetse na Facebook, aho wakwandikamo Tsapa Fashion RW, ndetse no kuri Twitter ukandikamo Tsapa Rwanda. Anadusura kandi ku rubuga rwacu arirwo tsapafashion.com. Uramutse ufite igitekerezo, ikibazo, inyunganizi cyangwa se ubutumwa ubwo aribwo bwose ushaka kuduha, watwandikira kuri nimero ya telefone ubona kuri screen yawe. Uramutse rero ufite ikibazo, icyifuzo, inyunganizi cyangwa ubundi butumwa ubwo aribwo bwose ushaka kuduha, watwandikira kuri nimero ya telefone ubona kuri screen yawe, cyangwa se ukaduha ubutumwa kuri email yacu ariyo info@tsapafashion.com. Dinasoza rero ntashimiye equipe technique yadufashije kugira ngo ikiganiro cyacu kibagereho 5 aribo Ubukure Olivier ndetse na Ndayishimiye Fabrice. Mbashimire namwe mwese kandi nanone mwabanye natwe ikiganiro cyose, tubararikira ikiganiro cy'icyumweru gitaha ndetse tunabifuriza icyumweru cyiza. Murakoze cyane, turabakunda. Mbo kuri je kwambara neza ni bisanzwe kuri Radio Star. Hano rero tukaba turi kumwe n'abandi bantu bitabiriye Deshawe Party. Murabibona rero ko ndaberewe rwose kandi nawe byakubera. Mushanana atari umwambaro w'abantu bakuru nk'uko cyera twabitekerezaga. Kugira ngo wumve ko wambaye neza nuko ubanza kwiyumva wowe ubwawe.